twakomeje rero n'umukire w'umumiliyoneri twaje kubona Gihozo abwira Dany yuko ibintu byose uwitwa Shafi ariwe ubiri inyuma kandi ariwe uri inyuma y'urupfu rw'uwitwa Camille ariwe mukunzi wa Dany. Arangije amubwira ati kandi ibyo byose ntubihakane kuko Shalom niwe wabimbwiye. Shalom yambwiye yuko telefone ya Aria yamuhamagaye ivuga yuko uwitwa Shafi yatanze akandi kazi, bisa nkaho uwitwa Shafi ariwe utuma abicanyi guhiga abantu bose, ariwe uri na nyuma y'ibintu byose byabaye. Rero Dany yahise agira ubwoba abwira Gihozo yuko nawe agomba kwirinda, bagomba kubibwira abashinzwe umutekano. Gihozo arangije agira ikibazo avuga ati ariko se ubundi Shafi yaba yarafunguwe? Undi aravuga ati Shafi ari hanze Gihozo, Shafi ari hanze, n'ejo bundi yari ari hano. Bose bagira ubwoba, bisa nkaho uwitwa Shafi noneho batangiye nawe kumuhunahuna, batangiye kumumenya. Rero kandi ibuye rigaragaye ntabwo riba rikishe isuga. Twaje kubona rero Dany anyarukira ku kazi ajya guhura n'uwitwa Tricia. Arangije avuga ati noneho nsanze urimo guseka kuko ubushize naje urimo kurira. Ndamuga ati yego niko byari kugenda. Dany arangije ahita abwira Tricia amuga ati rega nawe ntabwo ari we wenyine, ati nanjye nari ndi mu rukundo rwose, urukundo numva ari rwiza n'uwitwa Pucuri, ariko nasanze Pucuri afite imico itari myiza. Nasanze Pucuri afite imico itari myiza, bityo ndavuga ati reka ndamureka. Uwitwa Tricia aramubwira ati rero nta kibazo n'ubundi Imana izagushumbusha undi, izaguhereza undi ugukwiye iyo habe. Kandi mwiribuka yuko uwitwa Pucuri yambwiye Tricia ngo abe yamuvuganira, ariko ntabwo Tricia yigeze avuganira Pucuri, ahubwo byasaga nkaho nawe yamaze kubona yuko Pucuri atari umuntu ushobotse. Aravuga ati humura uzabona undi. Nuko byagenze rero ko twaje kubona uwitwa Shalom ategereje Gihozo. Yategereje Gihozo arangije araza aramuhobera, bameranye neza. Gihozo aramubwira ati ariko se kuba waje hano ukaza hano ku karubanda, ibaze nibagufata bakagufunga, wagiye uguma aho uri. Shalom aramubwira ati ibyo ngibyo ntabwo byaba, ntabwo Imana yakunda yuko biba, rwose ntabwo yakunda yuko biba. Rero ntabwo ntekereza. Nararenga aho ngaho witwa Tricia yaje kubwira Dany, aramubwira ati se wari wabasha gukunda urukundo rudashoboka, ubona yuko ari urukundo rudashoboka, ugakunda nk'umuntu ubona yuko bidashoboka, byari byakubaho? Undi aramubwira ati ntabwo birambaho. Ati se ahubwo wowe byaba byarakubayeho? Ati yego byambayeho, ariko ntabwo yigeze amubwira yuko yakunze Cedric, kuko Dany nawe yari guhita byumva nabi, cyane cyane yuko Cedric akundana na mushiki we. Ntabwo rero Dany yari kubyumva neza, gusa yamubwira ati nanjye byambayeho, nakunze urukundo mbona kuko rudashoboka, pe. Twaje kuva aho ngaho turangije kwibonera uwitwa Shalom ndetse n'uwitwa Gihozo bari mu rukundo. Twaje kubona mu kazi uwitwa Tricia n'ubundi bosi Cedric aza akamusanga, arangije yamuganirije amubwira ati ko hari ikintu ushaka kubwira Tricia. Ndamubwira ati ese mbabwira, mwibuka ko yuko ubushize witwa Lucky yabwiye Cedric yuko
yamuvuganira kuri Tricia. Rero hano Cedric yamubwiye ati ese Tricia kwiki niki kintu cyatumye ushwana na Lucky koko? Undi avuga ati ntacyo. Ati mbwira. Ati kuko uriya musore ni umusore ufite ubwenge, ni umusore ukorera igihugu, ni umusore umeze neza, wabasha no gutunga urugo, wabasha no kukwitaho. Kubera iki nkawe ushobora kuba waramuretse nyine ukareka umusore nk'uriya? Kubera niyo mpamvu. Undi aramubwira ati ariko impamvu urayizi? Ni ngombwa ati urabizi yuko impamvu ari wowe, urabizi yuko ari wowe nkunda. Ati rero niyo mpamvu nanze Lucky. Niyo mpamvu yamubwiraga ati urabizi nyine impamvu nawe urayizi yatumye Lucky mushyira ku ruhande. Undi yahita amubwira ati ariko nanjye nyine urabizi yuko kuri njyewe bitari gukunda. Ibyo ngibyo urabizi yuko rwose kuri njyewe bitari gukunda. Ni kumubwira ati urabizi yuko nkundana na Alice kandi Alice ni umukobwa mwiza sinamureka. Ati urabizi neza yuko nanjye nari ndi mu rukundo n'undi muntu. Ati ariko nyamara ubitekerezeho neza, ubitekerezeho urebe nimba wasubirana na Lucky, kuko Lucky ni umuntu w'ingenzi wakubera umuntu mwiza mu buzima bwawe. Ati rero mubaye musubiranye byadushimisha rwose. Rero undi aramubwira ati ubwo ari wowe ubivuze nta kibazo ndaza kubitekerezaho nubwo mbona bigoye. Ati rega nubwo bigoye, rega nuko babuze umuntu ukugira inama. Ati kuko ni byiza yuko wakireba umuntu ugukunze kandi uriya musore ntabwo ari mubi, ntabwo ni umusore nyine ubereye u Rwanda. Rero wamureba rwose ibintu bikaba byagenda neza. Undi amubwira ati okay, ubwo ari wowe ubivuze ntacyo bitwaye, ndazi ibyo bintu kubirebaho, birebe ndebe ukuntu byaba bimeze. Aho ngaho rero twavuye turangije twibonera uwitwa nde, twavuye tubona uwitwa Sharomo hamagara Lucky aramubwira ati rero ibintu byo kwitanga Lucky ntabwo mbyifuza. Nonaha ako icyo nshaka ni uko twahura tukaganira. Undi amubwira ati ariko iyo ngiyo yaba ari ruswa. Undi amubwira ati oya ntabwo ari ruswa, kuko ari ruswa ntabwo nagakwiye kuba narabafashije gufata abicanyi bishe abantu. Ntabwo ibyo ngibyo nagakwiye kuba mbikora. Ati ahubwo icyo nshaka ni uko nshaka kurinda abantu banjye kuko abicanyi baracyahari. Lucky akomeza kunangira umutima, Sharomo arangije amukupa arigendera. Twaje kubona rero Gihozo afata umwanzuro wo kujya kubwira Cedric, akamubwira ati rero ndagira ngo nkubwire yuko Shafi ari we uri inyuma ya biriya bintu byose, yuko ari inyuma y'urupfu rwa mushiki wawe. Noneho ubimenye ubishyire mu mutwe. Ndavuga ati ariko izo ngizo ni brage. Ati oya ntabwo ari brage. Cedric yaje kubyemera ari uko witwa Gihozo amubwira ati nyamara aka kanya umuntu urimo guhigwa ni Alice, nushaka utangire ahubwo umurinde cyane. Niho uwitwa Cedric yahise noneho amutega amatwi amubwira ati ibyo bintu ngiye kubikurikirana byanga byakunda. Twaje kubona rero uwitwa Lucky afata umwanzuro wo guhamagara boss, aramubwira ati wa musore duhiga wadufashije gufata abicanyi tugiye, arimo kudusaba yuko twamuha ubufasha agakomeza kuba yadufasha mu iperereza kugira ngo dufate abandi bagizi ba nabi. Sinzi ariko byanga byakunda Sharomo ashobora kumva bigatuma ataba yabasha gufungwa. Twaje kubona rero Bucuri abwira Gihozo akamubwira ati ndagira ngo ujye kunsabira imbabazi kuri Dani. Undi amubwira ati se ni igiki wakoreye Dani? Aramubwira ati rero ikintu nakoreye Dani, yanga gukomeza kukimubwira, agira aho ngaho aramubwira ati Dani namwakaga amafaranga. Gihozo rero barasaze ati wakaga Dani musaza wanjye amafaranga? Ati nta n'isoni, ariyo mpamvu atamaga amafaranga. Ese
Gyozo ari buze gusabira imbabazi Pucuri, ese biraza gukunda? Ese Dani araza gusubirana na Pucuri, biraza gukunda? I don't know. Twaje kubona rero Cedric atumizaho Alisa, aramubwira ati Alisa, nagira ngo nkubwire mushiri wanjye yuko biriya bintu byose byatubayeho Shafi ari we ubiri inyuma. Ese biraza kugenda gute? Shafi araza gufungwa? Ese Shalom araza guhiga Shafi amubone? Ese inzego ziza guhiga Shafi zimufatane n'abandi bagizi ba nabi? Mukomeze mugire ibihe